Driving School. Nyuma y'imyaka itari mike, United Driving School ifasha abanyarwanda kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga byo mu nzego zitandukanye mu rwego rwo koroshya no kwegereza serivisi abakiriya bayo. United Driving School ubu yabazaniye amakamyo abafasha kubona kategori E ndetse na D1 mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. United Driving School urayisanga mu Rwanda hose, mu karere ka Bugesera urayisanga mu mujyi wa Nyamata munsi ya depo ya Bralirwa. Ku bindi bisobanuro hamagara 0783646165. Iteza imbere. Hari ibimenyetso bibiri bijya bigora abanyeshuri cyane mu gihe cyo gukora T-cross. Iyo twatangiye gusubira inyuma dukata amapine yose bigenze bite? Ese tugorora amapine bigenze bite? Ibyo bintu bibiri ndagira ngo tubyigeho tubifate neza cyane. Hari igihe tugera tugakata amapine yose, hari n'igihe tugera tukagorora amapine. Tugorora amapine byagenze gute, dukata amapine yose byagenze gute? Make subscribe right now. Niba utarakora subscribe ku Musongozi warahombye waragoswe, urasabwa gukora subscribe nona ubundi nkakwigisha amasomo ya kategori iyo ariyo yose wumva wifuza. Nta kindi kintu busabwa no kudropinga comment yawe ukambwira ikintu wifuza ko twigana ubundi nkakikwigisha. Reka shimire cyane abantu mwese mwakoze subscribe ku rubuga rw'Umusongozi. Muraba agaciro, ndabakunda cyane. Murabizi muri abanyabwenge, nababuriye yindi nyito, nababuriye yindi zina, nabise abanyabwenge. N'abanyabwenge bakomoka ku Musongozi, ndabemera cyane kabisa. Kuri T-cross hakorerwaho amakosa menshi cyane. Urumva nk'umuntu usheno bakuritere wigisha gutwara, ndabibona n'amaso yanjye, mba ngomba kugerageza nkazandura nkabamenera amabanga y'ukuntu mugomba kwitwara kugira ngo murebe ko kira kizamini namwe mwagitsinda mukabona impushya zo gutwara ibinyabiziga muri rusange. Nababwiye ko abantu batsindwa biriya bizami atari uko baba barabaswa, ahubwo n'ubwoba n'amakuru make wagize ku bintu. Reka tubanze turebe nko ku isomo rya T-cross. Reka wenda duhere hano mu guteraho. Hari n'abantu baba bagorwa no guteraho muri rusange. Iyi modoka iparitse hano y'Umusongozi ngira ngo murayibona, ariko man ibintu mbona narabishyize ku rundi rwego. Ejo bundi umuntu yateye comment kuri video yanjye kuri TikTok arambwira ngo ababona mu mutwe wanjye nta kintu kirimo. Ndaseka ndatembagara nekereje n'ibintu mba ndi gutanga kuri tele biri mu mutwe wanjye kandi watabasha ndatuza, ariko n'ubundi wasanga no mu mutwe wanjye nta kintu kirimo kuko ngiye ntabwo nzi ibintu biba mu mutwe w'umuntu. Twizera ko mu mutwe habamo ubwonko, kandi ubwonko nyine kuri atubona tubwiga batwereka ishusho yabwo. Ushobora kureba mu mutwe ugasanga wenda sinako bumeze nyine, cyo ugasanga bijya kumera kimwe bitewe n'ukuntu munyabwenge yabyanarije akabihuza fresh. Reka twikomereze. Hari n'uwambwiye ngo ndarondogora, ngo mvuga amagambo menshi ngo bikarangira ngo bigenze bite. Man, abantu nigishije baranzi, abantu bakoze subscribe kuva muri 2024 baranzi, barabizi ibintu nagiye mbakorera, amasomo nagiye mbaha. Ubwo rero niba uri guscrolling ukagwa ku kavideo kanje ndi kwiterera story abafana banje, wowe ntabwo turi kumwe kabisa, ntabwo nkuzi. Niba utarakoze subscribe ku rubuga rw'Umusongozi nta n'ikintu bawemerewe kumbaza. Mfite abantu bakoze subscribe ku rubuga rwanjye baba bagomba kunsaba amasomo nkabakorera. Narakubwiye niba utakunze service nanga wisubscribinga YouTube channel yanjye. Ngiye ndashaka abantu turi kumwe kuri Move tuziranye fresh ku bintu tugiye gukora. No kuvanga ikintu kiriho rero, niba ukeneye kumenya ibyo nkora n'undi we urasabwa kujya muri video zanjye zose. Nabakoreye amasomo yose, ndakeka nakoze isomo ry'amakona, nkora isomo rya parking, nakoze isomo rya demarrage, nkora isomo rya circulation, nakoze amasomo ya kategori F, nkora amasomo ya kategori D, nkora amasomo. Nta kintu na kimwe ntababwiye, nta makuru na make ntabahaye. Na kategori C ndumva narayikozeho. Ikintu kiriho rero ubusabwa kubanza kumenya neza nyine ibintu ugiye kuvuga niba bikenewe kuko urumva niba abantu banje gengera igihe cyo kubaha amasomo nkagera n'igihe cyo kubatelinga story, ibyo ni ibintu ngiye na creatinze bigomba kubaho mu kazi kanjye. Kandi runo rubuga njya kurushinga nta muntu n'umwe nagishije inama. Of course amagambo menshi yo ndayagira, iyo ndaza kugira amagambo menshi rigasimba narakoze n'uru rubuga. Reka twigire T-cross ndetse n'utundi tuntu twinshi cyane tugiye dutandukanye ngiye kuberekera hano. Mba ndi mu kibuga cyanjye kiri prive njyenyine. Ibaza umuntu udafite ikintu mu mutwe, nkaba mfite ikibanza kingana gutya nigishirizamo abantu banje batuje nta kavuyo. Man, checkinga kino kibanza reba ukuntu kingana, reba kino kibanza ukuntu kingana. Inzu yanyu byibura ahantu mutuye, so kuzenguruka igipangu kiwanyu urebe ko igipangu cyanyu kingana na ahantu ndi kwigishiriza. Reba ko bingana nyine tu, reba iki kibanza ukuntu kingana, ni pevera nkigishiriza
uwa peke nuje hari indi modoka ubonamo, harimo imodoka y'umusongozi n'umusongozi gusa ndetse n'umunyeshuri w'umusongozi, wabibonye hano rero ukaza ukambwira ngo iki ngo ndi kurondogora ngo ibiki ngo ngo nta kintu mfite mu mutwe muransetsa cyane. Ariko n'abantu bo kuri TikTok, abo kuri YouTube bo bajya bambwira ngo ndarondogora, nicyo kintu munshinja. Ariko kurondogora hano biba ari ngombwa, mba ngomba kurondogora kuko hari n'igihe mba ndimo ndaganiriza abantu ibintu bijyanye na maîtrise. Hari abantu baba bafite amaperime ariko bataramenya gutwara imodoka neza, uri kubyumva? Urumva nk'uwo muntu mba ngomba kumugira inama, nawe nkamubwira utuntu agomba gukora mu gihe abonye ibyapa runaka mu muhanda, ukuntu agomba kwitwara. Urumva rero niba nari ngiye kwigisha T-Cross nkacishamo nkagira inama n'uwo muntu ufite perime ariko ukeneye maîtrise, uba wabaye selfish cyane. Uba ugomba gutega amatwi tukagendana ku murongo. Igihe nawe umaze kubona perime biriya bintu uzabikenera, uba unabikeneye, kuko biriya byapa nigisha hari ahantu muhurira nabyo mu masirikirasiyo. Nk'abantu bakorera ibizamini mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata, barabibona bino bintu, bahura nabyo. Ibyapa bya stop bahura nabyo. Kiriya cyapa iyo utacyitwaye rero nk'uko ugomba kucyitwaraho uba watsinzwe ikizami. Urumva rero mba ngomba kubaha amakuru yabyo byose ku murongo, kugira ngo nuza no mu karere ka Bugesera gukorera ikizami bitazagutungura, kuko jye niho nkorera, niho mba ndi umusongozi abarizwa ubundi mu karere ka Bugesera muri kampani ya United Driving School. Nkorana na United Driving School, ishuri ryiza cyane ryuje ubunyangamugayo, bazi kwigisha. Abarimu babo bari wise and genius, ntabwo nabikubwira ngo byumve kabisa. Abantu mwese rero mukeneye kandi mushya z'agateganyo, ubwo n'ama provisoire, mujye muri United Driving School by'umwihariko mu karere ka Bugesera, dore ko bagufasha n'uburyo bwo gukora ikizamini online, bakagusobanurira, bakakwereka ukuntu ibintu biba biteye. Bafite za mudasobwa hariya, uragenda bakakwicaza kuri mashini, bakakwereka ibintu byose ku murongo kabisa, bakakwereka ukuntu biba biteye, ubundi nawe ugakora bikakugendekera neza cyane. Man, reka twikomereze, reka duhere mu guteraho, reka turebe kuri T-Cross uburyo dushobora guteraho imodoka neza bikatworohera kwinjira no muri T-Cross muri rusange. Ubundi iyo duteraho kuri T-Cross ntabwo tuba tugomba kugenda tureba hirya no hino, oya, uzamukana imodoka yawe direct nk'ugenda mu muhanda, ugacamo hano hagati y'amakona ndetse n'uyu murongo ubonaho hagati wa T-Cross, nk'uko ubona imodoka y'umusongozi iri kubigenza. Kegera imbere, United Driving School alongside umusongozi. Iyo umaze kugera hano imbere rero, umaze gutera imodoka yawe, umaze kubona ibimenyetso fresh, uhita ushyiramo double brake, nyoteri na calivanse, ugatangira gusubira inyuma. Urabona ko iyi modoka isubiye inyuma gake gake witonze. Noneho hano abantu benshi bagiye bambaza ngo ese kutatubwira ibimenyetso tureba bitubwira gukata amapine yose, dukata amapine yose bigenze gute? Hari n'umuntu wigeze kumbwira ngo ese nk'ugutubwiye iki, ngo none se nk'ukutubwiye kugira ngo ugakata amapine yose ngo utatubwiye ikintu turebaho. Ndabyumva pe, wambajije ikibazo cya nyacyo. Ariko burya kuri T-Cross abantu batanga ibimenyetso bitandukanye bitewe n'indeshyo y'umuntu cyangwa se n'uburyo umuntu yicara mu modoka. Mwarimu wawe rero ashobora kurebera uburyo wicaramo, akaguha ibipimo byawe bitewe n'ukuntu yakubonye, akakubwira ibintu uzajya ureba bizajya bigufasha kwinjira muri T-Cross neza. Ariko bitewe n'ukuntu T-Cross ubu yagutse, bayongereye. Ariko reka nibariza akabazo wa muntu wavuze ngo nta kintu mfite mu mutwe. Metero, umuhanda ugira metero zingahe? Ubundi T-Cross gutya bishushanyije nk'imihanda. Iyi ni imihanda ubu ngubu. Umuhanda ugira metero zingahe? Tureke highway, dufate nk'uyu muhanda wenda uva kuri Nyabarongo ugaruka mu Bugesera. Umuhanda muto usanzwe ugira metero zingahe? Agasubize none, reka twikomereze. Noneho hano bitewe n'ukuntu T-Cross yacu twebwe iteye hano, uraza wabona kano kabara k'umweru kari kuri iri kona riri ku marembo, rino kona ribanza rya mbere, iri kona rya mbere ribanza. Iyo ubonye kano kabara k'umweru gashizeho hasigaye kano gatwe k'umutuku konyine, icyo gihe uhita ukata amapine yose. Urahagarara rwose ugakata uhagaze. Hari abantu bagiye bambaza niba byemewe gukata uhagaze. Urabona ko iyi modoka ikase ihagaze gutyo, ubona arimo arabikora, niko uba ugomba kubikora nawe. Ugahita ukomezaho ugasubira inyuma. Umunyeshuri ari wise, ukakaza nawe ukagaterekamo neza. Urabona ko hano hantu arahagaze, urabona asubiye inyuma, amapine akase yose. Ageze hano arahagarara nanone. Iyo ageze hano agahagarara, ababonye ibindi bimenyetso. Mani, bino bimenyetso muri ukuntu bikurikirana, bino bintu bizabafasha cyane. Niba ikimenyetso cya mbere cyo gukata amapine yose tukirebera kuri iri kona rya mbere, ukaba wakirebye ukakireba neza, ugakata imodoka yawe ikinjira neza nk'uko ubonye imodoka yinjiye. Ubu usigaje ikindi kimenyetso cya kabiri cyo kureba niba imodoka yawe yahagaze neza muri T-Cross. Kuko iyo utinze kugorora amapine, urabona ko amapine yawe akase yose, hari igihe uzamuka ugashiduka wagonze kuri aya makona yo ku ruhande rwa ruguru.
urabona ku ruhande rwo hepfo rworwo uba wamaze gusa naho waruhunze, ntabwo wapfa kurugonga. Ni ukuvuga ngo ukomeje gusubira inyuma n'amapine yawe agikase yose gutya, wahita uzamuka ukagonga rino kona ryo hagati ruguru. Urumva rero usabwa kwitonda ukareba ibipimo byawe neza bikubwira guhagarara ukagorora amapine. Hano tuba tugeze mu bipimo bitubwira kugorora iki, amapine. Uhita uhagarara hano ukagorora amapine nk'uko kubona uyu mukobwa bigenje. Ikintu kikubwira kugorora amapine ni ukubona ariya makona yose muri retroviseur y'ibumoso bwawe, ni ukubonamo uriya murongo wo hepfo. Urabona ariya makona yo ku murongo wo hepfo uba ugomba kuyabonamo yose, kandi ukabona ko wayatambuka utayagonze. Ubundi ugahagarara ukagorora amapine. Wamara kugorora amapine ugakomeza inyuma gake gake witonze, ugaterikamo imodoka yawe hagati na hagati neza, ubundi ukavuza ihoni. Hano ikizamini cya T-Cross kiba kirangiye, uba usigaje indi ntambwe imwe yo gusohoka. Kwinjira biba birangiye, ubwo uba usigaje gusohoka. Icyo gihe uhita usohora imodoka yawe. Gusohora imodoka noneho ndagira ngo ukurikirane ino modoka ureba ahantu isohokera. Gusohora imodoka urarenga uno murongo wo hagati, kugira ngo mukurikize amaso imodoka. Ikindi kandi uba ugomba kwibuka ikinyoteri kikubwira gusohoka. Urenga uwo murongo wo hagati ugahita ukata imodoka yose ukamanuka. Uriya murongo w'imbere, uriya murongo mureba uri imbere, uriya murongo w'imbere ntabwo wemerewe kuwukozamo ipine. Iyo ukojeje imipine burya uba uhiye. Uriya murongo w'imbere ntabwo wemerewe kuwugonga kabisa. Abantu rero mukeneye kwiga neza mutuje, ngira ngo murabona ko nta wundi muntu mugomba kugana uretse umusongozi. Ba bantu bakunda kwiga mu buryo busa naho buri prive, nta bandi bantu babasakuriza. Ngira ngo murabona ko ibyo bintu mba narabikemuye ku kibanza kinini cyane kabisa. Mba narabazaniye ikibanza kinini cyane cyo kubigishirizamo mwenyine. Urabona ko ku ruhande rwo hirya hakurya haba hari izindi modoka, ariko kama nk'umusongozi nk'umujene kabisa, urabona ko mba nitaje nkaza ahantu hanjye nyine kugira ngo mbakurikirane gake gake nitonze, ndebe ibibazo mufitemo mu masomo yanyu tubikosore. Wa mujene we nakubwiye ngo witegereze iki kibanza urebe ko kingana na kiriya kibanza mubamo, biratandukanye.